iki ni cya kiganiro mba nshaka ko umuntu utangiye kucyumva byaba byiza cyumvishije kugeza kirangiye, kuko hari amakuru menshi usangamo cyane cyane ayatabara ubuzima bwawe, ndetse byaba byiza ukaba wanacyoherereza undi muntu mu rwego rwo kugira ngo ubashe kuba watabara amagara y'abandi. Bimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo hari ubuzima twita ngo ni ubuzima bwa gisirimu, ubuzima bujyanye n'iki gihe turimo. Ni ubuzima twese tuba tubona ko tubayeho neza, ari ubuzima bwa gisirimu, cyangwa se twabona abantu tukavuga ati bari abantu babayeho ubuzima bwa gisirimu, nanjye ndifuza kumera nkabo. Ariko nicyo kinyuma cya mbere twabeshywe. Buno buzima tubona ngo ni ubuzima bugezweho, bujyanye n'igihe, bumeze nk'ubwo mu mahanga, ngo mbega turi abasirimu. Nicyo kinyuma cya mbere twabeshywe, ndetse ni nabwo buzima muri kano kanya twapangiye buri kwica abantu benshi hirya no hino ku isi, ndetse ubwo buzima natwe ubwacu buri kutwica ngo bwa gisirimu. Ibi byose kandi byabaye byarateguwe neza cyane. Ibihugu byinshi by'umwihariko n'ibyo muri Afurika, hari igihe tuba tuvuga ngo muri Afurika nta buvuzi buzima buhari, ngo umuntu ashatse yajya kwivuriza mu bihugu by'amahanga cyangwa gutura mu bihugu by'amahanga nibwo umuntu yazaramba. Ariko buriya reka nkwereke, usanga igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishora amafaranga menshi mu buvuzi, gifite amashuri n'ibigo bikomeye by'abaganga n'abatuvura b'inzobere twemera ngo niho baba barize. Ariko mu by'ukuri iyo urebye life expectancy yabo cyangwa se icyizere cyo kurama muri Amerika ni imyaka 76, mu gihe u Rwanda ari imyaka 70. Urumva n'ubundi twenda kumera nkabo. Bafite ubuvuzi buhambaye, bashora amafaranga menshi mu buvuzi, bafite ibikoresho bihambaye, ariko icyizere cyo kurama muri Amerika ni imyaka 76, mu gihe u Rwanda ari imyaka 70. Neza neza iyo ni imyaka usanga abantu muri Tunisia hano ruguru muri Afurika barusha icyizere cyo kuramba abantu bari muri Amerika. Algeria nuko, Cabo Verde buriya nayinganya na Amerika icyizere cyo kuramba. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka tunatindaho cyane. Ese kubera iki ibihugu nka biriya cyangwa se igihugu nka Amerika twese twifuza kumera nkacyo, tuvuga tubuvuzi bwacu bwakagombye kuba bumeze nka buriya, n'abantu barya neza, banywa neza, kubera iki cyizere cyo kurama cyabo kiri hasi kandi tubita ngo ni abasirimu babayeho ubuzima bwa gisirimu, natwe twakabaye tumeze nkabo? Uyu munsi wa none usanga ngo tubayeho ubuzima bwitwa ngo ni ubwa gisirimu cyangwa se ubuzima bujyanye n'igihe, ubuzima bugezweho, tukumva ko ari twe bantu tubayeho neza, aho ubuzima bwacu ibigezweho byose bibasha kutugereraho igihe. Turi abasirimu cyane pe. Usanga rwose amarinete twambara ni za Gucci, imyenda igezweho, brand zizwi hirya no hino ku isi, zose turazifite hano aho turi twese. Uyu munsi wa none bano bana banyu babyeyi, namwe ubwanya babyeyi, iyo urebye usanga abana banyu bambaye amasaha ya Apple cyangwa se ama smartwatch nimba ariko twabyita, amasaha bari abana banyu babambaye, ya masaha ashobora kubabwira ngo umutima wawe uri gutera kuri iki gipimo, ubuzima bwawe buhagaze gutya. Mbega ugasanga umuntu uri i Kigali cyangwa se umuntu uri i Musanze, umuntu uri Rubavu, umuntu uri mu Rwanda muri rusange, ugasanga ni umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore yambaye isaha ijyanye n'igihe ishobora kumubwira ngo umutima wawe uri gutera gutya, ubuzima bwawe buri kuri iki gipimo, isukari irazamutse cyangwa iramanutse. Ngira ngo uri kumva ko iyo ni tekinoloji yambaye cyane kandi bitamuhenze. Uyu munsi wa none bano bana banyu, bano babyeyi mubona bari i Kigali cyangwa se bari mu Rwanda hose n'ahandi hose muri kunyumva muri, mwese mufite amatelefone agezweho, za iPhone zirenze, mwaguze wenda muri Kimo Electronics yo mu mujyi, ugasanga izo telefone zanyu zijyanye n'igihe zigezweho, ndetse zirimo n'ibyo bita ngo ni za ChatGPT cyangwa se ama application y'amaye yagiye atandukanye, ashobora kuba yagusubiza ikibazo cyose wibaza kuri ubu buzima. Ku buryo buriya uyu munsi wa none abantu bafite za ChatGPT n'ibindi ntazi byinshi bagenda bakoresha bigiye bitandukanye, aho umwana cyangwa se umubyeyi cyangwa se umuntu wese uri kunyumva ashobora gufata telefone akabaza ChatGPT ati nsobanurire ibi n'ibi, ese ubuzima bwanjye bumeze gutya nakora iki, ko numva ameze gutya nakora iki, ese ni iki kintu umuntu yakora. Mbega ibisubizo byose wakwifuza kuri iyi si ushobora kubibona muri telefone yawe. Urumva ko turi abasirimu cyane tujyanye n'igihe kigezweho. Uyu munsi wa none abantu bafite za internet, baraza ku ma YouTube bakajya ku mashene agiye atandukanye, ukaba wakumva inama ngo zahindura ubuzima, mubyuka mwumva babagabo bakora ibiganiro ngo inama zahindura ubuzima, uko wabaho neza, uko wakwitwara. Ibyo byose murabyumva mubibonera igihe, nubwo mubyumva bigasigara bigasohokera mu gutwi kumwe byinjire mu kundi, n'ubundi nimugire icyo mubikoresha. Niko bigenda. Dukora ibiganiro byigisha abantu ati wakora ibi, nyamara bimeze uku, bigacana akavuga ati kira kiganiro cyaramfashije, mu gitondo ukabona yasubiye muri bwa buzima. Ibyo byose turabifite mbega.
byaduha impanuro. Twarangiza tugasohoka tukarya ibiryo bigezweho, ibivuye mu nganda, bino byaciye mu nganda cyane, bino ngo bigezweho, ngo bya bintu nyine mugiye muzi bigiye bitandukanye, bya biryo ngo bigezweho cyane, amabaga, amapiza, ibiki. Gusa ibyo byose nubwo tubifite bitwereka ko turi abasirimu tujyanye n'igihe, dufite ibisubizo byose, inama zose tuzifite, ibitabo turabifite, ariko mu by'ukuri nta na kimwe bikemura ku bibazo byacu. Ibi byose kugira ngo ubyumve tuze no kumenya ikintu twakora. Iki kiganiro ni ikiganiro kijyanye n'ubuzima, ngira ngo buri muntu wese uri hano aze kumva, kuko ubuzima nicyo kintu cy'ingenzi, cyane cyane ibijyanye n'uburwayi n'ibindi. Imyaka 70 ishize hari seri yasohotse. Bano bareba amafilime muzi, ano mafilime y'amaseri, ama TV series n'ibiki. Hari filime yasohotse imyaka 70 ishize itaga The Twilight Zone. Muri iyo filime hari harimo umugabo witwa ngo ni Henry Valentine, ariko akagira kazina bamuhimbaga, bamwitaga ngo ni Rocky. Kuriya niko kazina bamuhimbaga uwo mugabo muri iyo filime. Uwo mugabo muri iyo filime yari umugizi wa nabi, ari umwicanyi, ari umujura, yiba amabanki. Umunsi umwe uwo mugabo agiye kwiba banki baramurasa arapfa. Amaze gupfa akanguka ari ahandi hantu. Yakangutse ari ahantu aryamye ari kumwe n'umugabo. Umugabo aramubwira ngo banyita Pipe, ni njyewe ugiye kuguha ikaze no kukumenyereza mu yindi sujemo cyangwa se mu bundi buzima ujemo. Uyu mugabo Rocky wari umaze gupfa, nawe urumva barakurashe, urapfuye, urakangutse, wisanze ahandi hantu. Aho hantu handi wisanze barakubwiye ngo tuguhaye ikaze, ugiye kubaho ubuzima bwiza, icyo ushaka cyose uzajya ugikora. Rocky yahise yumva ko ageze mu ijuru, agiye kujya akora icyo ashaka. Agera muri ubwo buzima akajya arya icyo ashaka, isaha gishakiye, abakobwa beza akababona, inzoga nziza akazibona, agakora ibintu byose ashaka, akeneye byose akabibonera igihe, ikibazo afite bakakimusubiriza igihe, agakora ibintu mbega byose ashaka kandi akabona ibintu byose akeneye ku gihe. Abantu muri kubaka, ubwo yaba ari abari mu Rwanda, yaba ari abadiaspora muri kubakisha, n'abayenjeneri n'undi wari wese ukeneye kubaka, mu yandi magambo muri kano kanya uri kunyumva, ni ukuvuga ngo ahantu honyine wagura ibikoresho by'ubwubatsi kuri make, yaba ari ibijyanye n'amazi cyangwa se plumbing, ibijyanye n'amashanyarazi, electricité, ibijyanye n'ibikoresho byo kubaka igikoni cyawe, ibijyanye na bino byo kurwanya inkongi z'umuriro, bino bikoresho bishyirwa mu mazu byo kurwanya inkongi z'umuriro, ibyo byose, amakaro, kugeza kuri za muba, icyitwa ko ari igikoresho cyose gikenewe mu rugo cy'ubwubatsi, kugeza ku byo kudekora inzu cyangwa se mu mafinisage cyangwa se na mbere yaho. Abantu bonyine bizewe baguha ibikoresha amatuwarete, ibyo gushyira muri dushe n'ibindi byose, kugira ngo wumve ko ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza muri kino gihugu. Umuntu wese yavuga ati nibo bafite ibiciro byiza. Iyo bahamagaye mukavugana, usanga ari bo bantu bonyine bafite ibiciro byiza kandi bafite ibintu bya karite, ahanini ngo babikesha ko bakorana n'inganda direct. Bo bikoranira n'inganda direct, bafite imikoranire yabo, bigatuma rero badahenda babagana kandi bakaba bafite ibintu bya karite. Ikikwereka ko bari seriye cyane, bafite nanone ibyicaro bitatu mu gihugu. Bafite ishami muri Kigali, hano bita mu Gakinjiro ku Gisozi ahitwa ku Mukindo, bakagira ishami i Gisenyi, bakagira n'ishami abari Kamembe. Hari abantu usanga bari Kamembe batumiza ibikoresho i Kigali, bikaza hariho na ya transport bibahenze. Ni mugane Japone Hardware, yabegereje ishami Kamembe kandi ku biciro biri hasi. Abari Gisenyi namwe mwikwirirwa muzi Kigali cyangwa muhamagara i Kigali ngo baboherereze ibikoresho by'ubwubatsi, icyo wakenera cyose ishami rirakwegeraho ngaho i Gisenyi. Ubwo ngubwo abari i Kigali namwe murabyumva ko ni ukugana Japone, ngira ngo niryo zino raryumva, Japone Hardware. Nimero wahamagara uraza kuzibona kuri screen cyangwa se wakwandikira, babasha kuba bagufasha aho waba uri hose ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, uri kubakisha mu Rwanda, baragufasha mu buryo bwiza. Nibwo yese atangira kuvuga ati hano nageze ni mu ijuru, ndabizi barandashe narapfuye, hano hantu rero ngeze ni mu ijuru, niyo mpamvu ubuzima buri kunryohera. Nyuma y'ibyumweru bike Rocky ari aho hantu twakwita ngo ni nko mu ijuru, ajya gukina urusimba akabona amafaranga, aba ari kumwe n'abakobwa bakora ibyo bakora, anywa amayoga, arya ibyo ashatse igihe abishakiye, mbega ahandi uvuga ati mbayeho ubuzima bwa gisirimu. Rocky nyuma y'iminsi cyangwa se nyuma y'ibyumweru bike, ubwo buzima bwatangiye kumubowa, yumva nta mahoro afite, yumva ntago bwishimiye, yumva afite irungu, yumva ari wenyine. Atangira kubwira abo bantu bamwakiriye bari mu witwa Pepe ngo ntago ngishaka kuba hano hantu, ndashaka gusubira ku rundi ruhande. Umugabo aramuseka aramubwira ati sinzi uwaguhaye igitekerezo cyo kukumvisha ko hano ari mu ijuru, kuko ibintu byose wari ukeneye wabibonaga, ariko nta handi hariho kujya usibye hano. Mu yandi magambo
nta handi yari afite ho kujya. Aramuseka. Impamvu iyo nkuru yo muri iyo filime tuyigaruye ni ukubera iki? Ni ukubera ko iyo nkuru ihuye n'ubuzima uri kunyumva ubayemo muri uno munota cyangwa se twese tubayemo. Muri iyi si turimo ijyanye n'igihe twakita ngo ni igihe cy'ubusirimu, dufite ibyo dushaka byose bitandukanye n'igihe cyahahise. Urebye mu buto bwawe, ababyeyi bawe, ba onkere bawe, ba tante bawe, ibyo bacagamo bitandukanye n'ibyo uri gucamo. Bo ntago babonaga ibyo bari bakeneye byose, ariko uyu munsi wa none umuntu wese arabona ibyo ashaka. Hahandi uyu munsi wa none amarena arubatse hirya no hino, ibirori biba birimo, tujya mu birori, amastade arahari tujya kureba imipira, hari ibyo kurya biraboneka, inzoga ziraboneka, ibiruhuko biraboneka, siporo zirakorwa, amagym arahari, insengero zirahari, abantu barasenga. Ukeneye ufite ikibazo cyagucanze ushobora kujya kwa muganga ukavurwa byoroshye cyane, ubwishingizi mu kwivuza, mbega ibintu byose ukeneye birahari, uburenganzira bwose burahari, transport zirahari. Ntago ari ukuvuga ngo hari ikintu kiri bukugore kugira ngo ukibone cyane nkuko abandi bakubanjirije bari babayeho, ariko usanga abatuye isi nubwo ibyo byose tubibona turahangayitse, ntago twishimiye. Inshuti zawe murahura, kera kubonana n'inshuti byaragoranaga, uhamagara inshuti yawe, murahura, mugasohoka, mukanywa, mukishima, mugafata amafoto, mugafata amavideo, ariko mwagera mu rugo ntago mwishimye. Dufite akantu k'agahinda katurimo katutishimye, nyine tumeze nk'abantu bafite ikindi kibazo. Neza tumeze nka wa muroke nandi kukubwira, wajyanywa ahantu akumva ari mu ijuru, ibyo yakeneye byose akabibona, ariko akumva ari bored, akumva ari wenyine, akumva ahantu akwiye kuhava, akumva hari ikintu kibura, kandi arijyanywa ibintu byose abibona. Kubera iki tutishimye, tutameze neza? Uyu munsi wa none hari igihe iyo wicaye ukumva nk'ababyeyi bacu, basogokuru bacu, banyogokuru bacu bari kutuganiriza, baba bari kutubwira ukuntu bo ubuzima bwabagoye, bari babayeho nabi ugereranije natwe. Hahandi umubyeyi akubwira ngo ngiye mu myaka y'iwacu cyangwa se mu bihe byacu twagendaga ibirometero 10 tugiye ku ishuri, none mwabana mwe uragenda ikirometero kimwe ukiriza, cyangwa se imodoka iragutwara ku ishuri, kuki utaba uwa mbere, kuki udatsinda, uba wagiye ufashe ibya mu gitondo. Twe twabyukaga tubanza kujya kwahirira inka n'inkwavu kugira ngo tujye ku ishuri, nabwo tukagenda n'amaguru ibirometero. Ibintu nk'ibyo ngibyo, mbega ukumva ko ubuzima bwabo bwari bugoye ugereranije nabo uyu munsi bisi ziza gutwara. Bakakubwira ati twanywaga amazi yo mu migezi, amazi atarimo izo za siro, amazi atari ano yo muri bya bigo bikomeye bisigaye bituzanira amazi mu by'ibicupa n'iki. Ati twe twanywaga amazi yo mu migezi atanatetse, y'ibintu by'ibiziba. Ati ndetse twebwe buriya twabaga dufite nka sheni imwe ya televiziyo twarebaga, ngira ngo murabyibuka ibyo bihe hirya no hino mu gihugu wasanga ari televiziyo sheni imwe ariyo mureba. Ati ariko mwebwe buri kanya urahindura amasheni, urajya za YouTube, mwabana mwe mubayeho neza. Nubwo abo babyeyi batubwira ngo ubuzima bwabo bwari bubagoye cyangwa se ibyo baciyemo byari bigoye, uzi ikintu kibi cyane kurusha ubwo buzima abakurambere bacu baciyemo cyangwa se ababyeyi bacu, ikintu kibi cyane baba batubwira ngo twe twanyuze mu buzima bugoye, ku buryo umubyeyi bakubwira ngo ubuzima nanyuzemo ngo nta mwana wanjye nabwifuriza. Uzi ikintu cya mbere kibi kurusha ubwo buzima uvuga ngo wanyuzemo bugoye, wa mubyeyi we, ni ubuzima bworoshye uri guha umwana wawe. Nicyo kintu cya mbere kibi uri kumukorera, uri kumuhemukira. Kuko twese niko tuvuga ngo ubuzima nanyuzemo sinatuma umwana wanjye bicamo, twe twakoraga ibi. Wari uzi ko kubaka bitesha benshi umutwe, kandi nyamara ubufasha buhari, waba uba mu Rwanda cyangwa imahanga, Mess Limited iriho ku bwawe, kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku ya nyuma. Bivuga kugushakira ibyangombwa byo kubaka inyubako iyo ari yo yose, no kukubakira bigezweho kandi bihendutse byose. Mess Limited turabigukorera. Va ku batubuzi rero bakinira mu byawe, ugana abanyamwuga banze umugayo, tugira impamo inzozi zawe. Sanga andi makuru kuri wa_mess_rawa cyangwa uduhamagare kuri 0727 730 cyangwa dusanga aho dukorera mu Kiyovu imbere ya kaminuza ya Kiste. Mwanatwandikira email kuri messrwanda@gmail.com. Bya bindi byose wakorerwaga, wanyuzemo, byagukujije, ukabirinda umwana wawe, ukamubeshaho ubuzima bwa gisirimu, akabaho icyo witaweho mu maso yawe ngo ni ubuzima bworoshye. Ntago ari ubuzima bworoshye. Icyo wita ngo ni ubuzima bworoshye ni ishyano, ni ikintu kibi uri gukorera umwana wawe kurusha bya bindi wanyuzemo witaga ngo ni ubuzima bugoye.
urebye uyu munsi wa none abantu ntago bakigenda pe. Byibura mu bakera aba bakurambere bacu yarakubwiraga ngo narabyukaga nkagenda ibirometero 5 nkagenda ibirometero 10. None uyu munsi wa none nta muntu ukigenda n'amaguru. Nibyo bibi cyane, niwo muruho ni rugo rupfu kurusha wa wundi wagendaga ibirometero 10. Mu gihe abandi babibona bakavuga ngo tw'ubuzima bwaroroshye ngo genda n'amaguru se nararushye. Kuruha kwa mbere kubi ni uko utakigenda ahubwo n'amaguru nuko utabizi. Uko uyu munsi wa none byibuze tubayeho nabi. Abo bambere bagendaga n'amaguru ibyo birometero byose bumvaga ari umuruho, ariko babaga bari kugirira amagara yabo neza kurusha. Ndaza kubikubwira imbere. Guhora wicaye uyu munsi wa none duhora twiyicariye. Niyo mpamvu usigaye ubona abantu umubyibuho ukabije warabafashe. Umubyibuho ukabije iyo wagufashe, ngira ngo wabyumvishe mu kiganiro cyabanje, ibyo bita biziraho amakanseri, imitima, amadiyabete n'ibindi byose, ukumva ngo ubayeho ubuzima bwiza ntabwo uri indushyi. Nta burushyi burusha kurwara ibyo birwara byose n'umubyibuho ukabije kurusha wa muntu wigendeye ibirometero 10 bye n'amaguru ngo agiye ku ishuri umukurambere wawe. Uyu munsi wa none umuruho dufite tuzi ngo ni ibintu byoroshye. Turi kunywa amazi ari kudutera amakanseri, turi kunywa amazi ava mu macupa y'amaplastike. Ibyo bintu mugira ngo murabizi, za microplastics ziba zirimo. Abaganga barabizi, inzobere zirabizi, nawe wabishaka ukabibona. Bino tubiriya abakurambere bacu baratubwiraga ngo twebwe ngo twanywaga amazi yo mu migezi, ngo none mwebwe ngo muri kunywa ngo amazi ngo yavuye mu nganda, ngo yatunganijwe agezweho n'iki bakabyita umuruho. Ibyo banyuzemo ariko nabe nabyo, kuko uyu munsi wa none twebwe amazi tunywa abatuye isi yose tunywa amazi arimo za microplastics. Ano bino bintu byose tunywa biri mu bintu by'amaplastike. Uko byamera kose hari uduplastike dutonya cyane tutagaragara utabona mu mazi. Izuba riba ryakubiseho, ubushyuhe iki dutonya twinjirana n'amazi. Uko unywa yari amazi avuye mu biplastike, hari utuntu twinjira mu mubiri wawe. Utwo tu microplastics nitwo tugenda tukadevelopa ibintu by'ibikanseri n'ibindi birwara. Ubwo ndi kukumvisha ukuntu abavuga ngo ubuzima nabayemo bubi ngo ngiye ngomba kumurinda abana banjye ntibazabeho nkanjye, kumba ahubwo ari bwo uri kubica nabi, uri kubagirira nabi kurusha weho ubuzima wabayemo. Uyu munsi wa none ababyeyi bacu baratubwira ngo twabayeho nabi, nta na televiziyo mu rugo twagiraga. Ariko nabe namwe nta televiziyo mwagiraga, icyo ntago ari ikosa ahubwo ni amahirwe. Ibyo nabyo bimenye, kuko uyu munsi wa none twebwe muvuga ngo tubayeho neza dufite ibituruhura mu mutwe, ntago ari ibituruhura mu mutwe. Uyu munsi wa none umuntu afite telefone, afite internet, usangaho shene nka miliyoni, urava kureba Rocky, uhita ujya kureba runaka, uhita ujya kuri za mbuga zigiye zitandukanye. Ibyo byose ukomeza ugenda ureba, usanga umuntu ari kubwira ngo uri gukora iki se, ngo ndi guscrolling. Ubwo aba ari gukora iki? Aba afite telefone ari kugenda amanuka areba ka video kamwe karangira areba kandi. Ubwo bishobora kuba biri kubera kuri za mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amanuka areba amasaha 2-3 agashira yicaye 5, 2, isaha imwe, umwana afite telefone mu ntoki cyangwa umubyeyi ngo ari guscrolling ari kureba utuntu. Ibyo nibyo bibi cyane. Cyangwa yicaye kuri televiziyo ari kureba amashene nk'igihumba, reba umunsi wose akawumara yicaye. Ibyo nibyo bibi cyane kurusha bwa buzima mwebwe mwita ngo bwari bugoye aho mwabagaho nta televiziyo mufite. Nibyo byari byiza kurusha, kuko izi mbuga umuntu yicara akareba, amateleviziyo umuntu yicara amasaha ngaho ari kureba, biba biri kurimbura ubwonko bwawe gahoro gahoro. Impamvu nkubwira ngo ibyo byose tuba turi kureba bitwangiriza ubwonko, uyu munsi wa none turi gufata amakuru menshi cyarimwe aza akananiza ubwonko bwacu. Mbere mwebwe mwamenyaga ikintu kimwe cyabaye bikaba birarangiye, ubwo ndi kubwira abakurambere, cyangwa se yaba ari na radio ukumva icyanyuzeho kikarangira. Ariko uyu munsi wa none ubwonko bwacu turi kubwica gute? Umuntu arabyuka afata telefone ahita areba hakurya ati intambara zirabaye. Usanga ndi kubabwira ni intambara zibaye hano. Ayo makuru yamenye intambara zirabaye, ibiciro bya peteroli birazamutse, ayo makuru burayamenye mu bwonko. Mu kanya gato nuhindura shene gato usanga bari gutukana kuri za mbuga, nabo burabumvishije, uburasetse mu kanya warubabaye. Mu kanya abo ngabo nubava mu masegonda make ujye kubona ubone hari abakobwa beza bipostinze ku mbuga, nabyo bihite byongera bijyana ubwonko bwawe muri ibyo. Ukimara kubona abo bakobwa beza cyangwa abasore beza, mu kanya nugaruka nujya kureba usange umukobwa mukundana bakoherereje ifoto cyangwa video ari kuguca inyuma, cyangwa se ari kumwe n'undi muntu, cyangwa ari ahantu mutumvikanye. Nabyo bibe birakubabaje. Mbega ugasanga na makuru nka miliyoni byuka ku munsi urunda mu mutwe wawe. Mu kanya bakwereka bari kubyina, mu kanya bakwereka ibintu byinshi, ibyo ku ishuri, ibiki
byose ayo makuru yose nka miliyoni uyarunde mu mutwe wawe azarimbura ubwonko bwawe. Ibyo byose ni ibintu ushobora kumenya mu munota umwe cyangwa se mu minota 10. Ubu ushobora gusanga nk'ubu ngubu turi kureba kino kiganiro cyatangiye no kukubowa, ugiye kuhita uvaho ukahita ujya kureba bari gutukana ku zindi mbuga, ukavaho ukahita ujya kuri za platform zindi ukareba abakobwa, ukareba abahungu, ukareba bari kurwana, ukareba intambara ngo zibaye hehe. Mbega ibyo byose ukagenda ukabirunda mu bwonko bwawe mu munota umwe cyangwa mu minota 5. Cyangwa se ugahita uvuga ngo ko natinze kuri chaîne ndebe iki kiganiro cya Rock, nta muntu wanyandikiye WhatsApp reka mbanze njyeho ndebe, nta muntu wanyandikiye kuri za Snap reka mbanze njyeho ndebe. Ugasanga urahazengurutse wisongera ugaruka ukomeje ikiganiro, mbi ugasanga ubwonko bwawe uri kubuvanga. Ibyo bintu nibyo bituba turi kwica ubwonko bwacu kurusha babandi b'abakurambere bacu bakubwiraga ati twebwe twahabaga televiziyo kamwe, mwazaga mukareba nimba ari filime nimba ari amakuru mugataha mukamenya ko ibyo byabaye. Ariko uyu munsi wa none dufite amakuru menshi cyane arenze ayo dukeneye. Uyu munsi wa none turi mu isi ngo ya gisirimu, aho tuba dukeneye ngo ngiye ibi bintu ndabizi, ngo nabonye ukuri, aho kugira ngo twakire ukuri kwa nyako. Uyu munsi wa none turi mu isi ngo ya gisirimu, aho abantu baba bakeneye amakuru kurusha kwakira ubwenge n'ubumenyi. Ahubwo icyo dukeneye ngo ni amakuru. Ngiye mfite amakuru ko biriya bintu byabaye, ibi ngibi nabyo ndabizi ko byabaye. Izo information koko murazifite pe, kuko aho kuzikura ni henshi, ariko ikijyanye no gushaka ubwenge cyo ntago bagikeneye. Uyu munsi wa none turimo ni umunsi abantu batakizi kubaka ubushuti bwa nyabwo ngo babukurikize babwubake bukomere, ahubwo aho abantu bibereye ngo ndajya ku zindi mbuga ngo inshuti zimfollowing nanjye nzifollowing mbe nshata nazo. Hahandi abantu bahura bahamagarana bakumburanya ati uriye uzunsura inshuti yanjye, mugahura mwashaka mukanasohoka, mwamara gusohoka mwari mukumburanyaho kugira ngo muganire nk'inshuti, mwubakane, mugirane inama, museke, muvuge ububwa, mwishime nyine nk'uko inshuti zose zimera. Abo ugasanga buri umwe yunamye muri telefone ye ari kuganira n'abandi bari kure atanaza atarahura nabo, bose ukabona bunamye muri telefone, ukavuga ati ubundi izi inshuti zahuye gukora iki? Buri umwe n'ubundi yaguma mu rugo akunama muri telefone ye. Iyo niyo si ya gisirimu igezweho none aha dufite. Turi mu isi ya gisirimu aho n'imiti tunywa, imiti byitwa ko ubundi imiti ni ikintu kiba kigomba gutuma ugira ubuzima bwiza, ariko uyu munsi wa none imiti turi kunywa ni imiti ahubwo iri gutuma turwara. Ibiryo turi kurya ni ibiryo byakagombye gutunga imibiri yacu, ariko ibiryo turi kurya uyu munsi wa none twita ngo ni ibya gisirimu bigezweho. Usanga mu basirimu, mu bantu twita ngo ni abanyabwenge, n'abantu bababaye bavuga ati dore rwose igihe cya nyacyo ni iki, ni ibiryo biri kurimbura imibiri yacu, biri kudutera ibirwara bikomeye. Uyu munsi wa none tubayeho ubuzima bumeze nk'ubwa gisazi. Tuba twicaye tukumva baravuze ngo havumbuwe umuti w'iki n'iki, ngo ubu noneho ngo hari inkingo bagiye kujya batera abantu kugira ngo batandura ibi n'ibi. Mbega tukishima tukavuga ati tekinoloji yabonetse, iyi miti iri kugenda iboneka, yigabanya ibiki byose. Mbega tukishima ati imiti irahari, ubuvuzi bwabonetse cyane rwose, turi kuvurwa, tukanezerwa tukumva ko ikijyanye n'umuti gihari. Ugasanga icyo kintu kinejeje abantu bakuru, bakishima ngo imiti yabonetse, ngo inkingo zabonetse, ngo noneho tugiye kujya dukora ibi kubera ko imiti hari n'inkingo zihari, bigiye kugenda gutya. Ariko bakibagirwa umugabo witwa Ben Franklin. Uyu mugabo yaravuze ngo ati an ounce of prevention is worth a pound of cure, cyangwa se mu mvugo nziza yoroshye ni nko kuvuga ati kwirinda biruta kwivuza uko byamera kose. Buriya ntabwo ukwiye kwishimira ngo havumbuwe imiti, havumbuwe inkingo, havumbuwe ibiki. Ibyo bintu n'ubundi bigushyira mu mubiri ngo ukire, kuko uzanacunga izo nkingo na tekinoloji zo kuvura abantu ziraza, ariko nibwo indwara nyinshi turi kurushaho kuzigira muri iyi minsi. Ni ukubera iki? Kera wasangaga imiti, tekinoloji yo kuvura, ubuvuzi butagera ahantu henshi, ariko ugasanga nibwo indwara zari nkeya ugereranije n'uyu munsi wa none turimo. Ariko wowe ucyumva kugira ngo ubone ko tumeze nk'aho twasaze, ucyumva ngo inkingo zabonetse, imiti yabonetse, ibiki n'ibiki, urishima. Ababaga babonetse ibiki, ugatangira kuvuga ati bazabivura wana, twikorera ibintu ubundi se bira n'ibivurwa bigakira, imiti se niyari n'ibiki n'ibiki. Ugasanga wibagiwe akantu kavuga ko kwirinda biruta kwivuza, ku buryo ahubwo utakagombye kugera na rimwe naho utekereza ngo biriya bazabivura cyangwa biravurwa. Wakabaye utekereza ngo nakwirinda gute nazigera ngeraho mvurwa, cyangwa se aho nkenera umuganga. Ariko wizereye muri iyi si ya gisirimu igezweho, aho wumva ko ibintu byose ngo bazabivura.
ibyo ngibyo tukabyita amajyambere. Ibi byose biba biri kuba ntago ari impanuka iri kuba ku isi, ni ibintu byateguwe, ni sisiteme yateguwe kugira ngo tuyobe, twizere ko turi kuba mu isi ya gisirimu, isi ijyanye n'igihe n'ubuzima bugezweho, ariko ari sisiteme yo kugira ngo iturimbure gake gake abatuye isi. Icyitwa ngo ni ubuzima bwa gisirimu bujyanye n'igihe nicyo kinyuma cya mbere twabeshywe, kuko uyu munsi wa none iyo urebye ubuzima abanyakigali tubayemo, abanyagisenyi babayemo, abanyamusanze babayemo, abatanzaniya babayemo, abanyakenya babayemo, ubona ko ari ikintu kimwe, ni ibintu bimwe. Wareba ibyo byose ubwo buzima tubayemo wabihuza nabo muri Nigeria n'ubundi ni bimwe, wabihuza nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babayemo n'ubundi ni bimwe. Baravura gutya, abantu baho bakomeye batunze iPhone 17 nigezweho, natwe nizo dutunze hano. Bararya ibiryo byitwa gutya, ugerayo bakaguha menu yabo, nawe ukabona ibyo bintu urabizi. Bafiteyo za KFC, namwe murazifite. Amabisi, ibintu byose bafite namwe murabifite. Mbega ubuzima bwa gisirimu bw'isi yose bumeze nka uniforme, twese tubayeho kimwe. Urebye inzoga zihenze inaha nizo nabo hariya ziba ziyubashye, n'ubundi n'ubuzima bumwe. Ibyo bigezweho bavuga ngo umuntu asohoka akora ibi, umuntu asohoka agira atya, nabyo nibyo bakora nk'ibyo namwe mukora, kubera isi yabaye umudugudu kubera ikoranabuhanga. Mbega twese isi yose turi mu buzima bw'ikinyoma bwiswe ngo ni ubuzima bugezweho bwa gisirimu. Ubuzima rero bwa gisirimu gute cyangwa se bw'ikinyoma gute? Ni ukubera ko ari ubuzima buri kutwica. Ubuzima tugiye kureba ukuntu buri kutwica n'icyo twakora. Uyu munsi wa none tuvuge nk'igihugu dufatiraho urugero, abenshi twese turabizi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igitangaza. Buri umwe bavuga ati ngeze muri Amerika sinanataha, indoto zanjye ni ukuba hariya hantu, niko buri muntu wese abavuga. Ni igihugu gishora amafaranga menshi mu byerekeranye n'ubuvuzi. Urabona nk'inaha nabo bashyira amafaranga mu mituweli, ibihugu byinshi bishora amafaranga mu bwishingizi, mu kwivuza nyine, koko ubuvuzi kiba ari ikintu cy'ingenzi. Amerika ishora amafaranga mu buvuzi menshi cyane ashoboka, ariko se kubera iki ari cyo gihugu gifite abarwayi benshi, kandi tuba twifuza ngo kumera nkacyo, ngo no kugira ubuvuzi buteye imbere nk'ubwabo, kuki ari bo barwaye cyane, bafite abaganga b'inzobere, aribo bafite za kaminuza zitwigisha ubuvuzi, zigisha n'abacu, ari nabo bafite mbega ikintu cyose gikenewe, kuki ari bo barwaye cyane no kuturusha? Kubera iki icyizere cyo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu nk'icyo ngicyo cya mbere ku isi, kirusha imyaka 6 gusa ibihugu bikennye muri Afurika? Ubwo natanga nk'urugero nk'u Rwanda, cyangwa se igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, akaba ariyo mvugo nkoresha. Kubera iki byenda n'ubundi kungana? Hari umujyi uba mu gihugu cy'Ubuyapani bahita ngo ni muri Okinawa. Okinawa hahoze ariho hantu hambere ku isi mu Buyapani haba abantu bafite, mbega hari icyizere cyo kubaho kiri ku rwego rwo hejuru ku isi, aho kuba muri Okinawa ni ahantu wageraga ugahura n'umukecuru w'imyaka 110 ari mu kazi, ari kunyonga igare, umukecuru w'imyaka 120, abantu b'imyaka 100 babaga ari benshi rwose, bakora n'imirimo atari ukuvuga ngo ni wa muntu uburyamye bakamushyira ku zuba bakaza kumusubiza mu nzu. Oya, Okinawa ni ahantu hari abantu icyizere cyo kubaho kiri ku rwego rwo hejuru, ahanini bitewe n'ubuzima babagamo. Abantu usanga ubuzima bwabo, ibiryo barya ni ibiryo nyabiryo nyine. Buriya hari ibiryo nyabiryo, hakaba n'ibindi biryo ngiye nkunze kwita ngo ni udutungangegera, nabuze ikindi kinyarwanda byahura neza. Muri Okinawa wasangaga bari ibiryo nyabiryo, cyangwa se icyo twakwita ngo ni nka whole foods. Ugasanga n'abantu birira ibijumba, ugasanga n'abantu birira imboga, n'abantu noneho hari n'ibiyaga n'inzuzi nyinshi, n'abantu bakunze kwirira ibintu byo mu mazi, amafi gusa. Hari ahantu buri muntu wese yifuza, cyangwa se yakuze asoma ibitabo yumva ku maradiyo bamubwira ngo muri Okinawa niho hantu haba abantu bashaje. Inaho iyo ubonye umuntu ufite imyaka 100 ubwoba burakwica, ukavuga ati uyu muntu ameze ate? Ariko muri Okinawa kubona umuntu w'imyaka 100 mwahuraga atwaye igare, cyangwa se ari mu kazi, cyangwa yasohokanye na sheri we, nubwo buzima bari babayemo. Barangije babazanira system ivuga ngo ubuzima bwa gisirimu na hano bugomba kuhagera, amajyambere akahagera. Baba bazaniye ibyitwa ngo ni bya KFC, za pizza, za Subway, za Burger King, za McDonald's, barabibazanira. Namwe ati ibyino biryo bigezweho ariko bya kizungu bijyanye n'iterambere, namwe bigeraho ngaho. Abatuye Okinawa bahuka muri bya biryo bijyanye n'igihe, bijyanye n'iterambere, batangira kurya ibiryo nk'ibyo ngibyo twadutungangegera navugaga. Uyu munsi wa none icyizere cyo kubaho aho hantu cyaramanutse, ahanini urumva ko nawe ushobora kuhita ubyumva.
bahise nabo bajya muri bwa buzima twita ngo ni ubwa gisirimu bugezweho. Icyizere cyo kubaho cyabo kiramanuka. Ubu nabo bameze nkatwe twese, imyaka ni ya yindi, ni cya cyizere cyo kubaho kiri mu myaka ya za 70 abarenzaga imyaka 100. Kubera iki? Ngo bayobeye cyangwa se ngo barabasirimuye babajyana mu buzima bwa gisirimu. Bibutsa ko ubuzima bwa gisirimu ntibuburamo akayoga. Buriya nta musirimu utanywa icupa. Hari n'ukuntu bababwiye ngo buriya ngo umusirimu nyaye ngo niyo amaze kurya, kandi ubwo muba mwarabonye mu mafilime no ku mateleviziyo, mukavuga ati abasirimu babaho kuriya, ngo nanjye nimara kurya ngo akantu ngo kakawayini ntikakabure, ngo akantu ngo kakabyera umaze kurya ngo ni ubusirimu, akantu kakarikeri. Buriya none sinzi umuntu wabwiye abantu ngo rikeri ngo buriya uyinyweye ngo umaze ngo kurya inyama ngo bihita bituma ngo no mu mubiri bigenda bikamera neza. Ibyo bintu byose nyine ni ubusirimu. Kugira ngo bino bintu tubyumve neza cyangwa se tugende tubigendanamo gake gake, mu mwaka w'1856 hari umugabo bitaga ngo ni Galen Clark. Uyu Galen Clark yaje kujya kwa muganga, baramubwira ngo urwaye igituntu. Igituntu icyo gihe cyaricaga, yari indwara kandi n'uyu munsi ni indwara mbi cyane. None icyo gihe nta muti nta n'ukuntu byagendaga, bahitaga bakubwira ngo uraza gupfa. Icyo gihe uno mugabo Galen Clark yarwaye igituntu, ajya kwa muganga, baramubwira ngo usigaje amezi 2 yonyine ugapfa, nicyo gihe kinini ufite. Muganga yaramubwiye ati wa mwana we, uburyo uri gukororamo igituntu nawe urabizi umuntu ukirwaye ukuntu abakorora, ntihandi umuntu abakorora cyangwa se akitsamura amenyo akahita kugwa imbere. Uyu mugabo Galen baramubwiye ati uburyo uri gukororamo iki gituntu kiri kwangiza ibihaha byawe, igihe kinini ushobora kumara uriho ni amezi 2. Uyu mugabo Galen Clark yaravuze ati rero nanjye ikintu ngiye gukora, nawe bakubwiye ngo usigaje amezi 2 yo kuba ku isi, urabizi hari ibyo utangira gukora wenda usezera kuri iyi si. Uyu mugabo Galen Clark yaravuze ati ubwo nsigaje amezi 2 kuri iyi si ngo mbeho, reka nigire gukora ikintu ntigeze nkora, njye kure y'abantu ntazagira n'uwo nanduza, kuko urabizi igituntu kirandura. Nigire kwibera mu ishyamba, n'ubundi nahoze nkunda ibintu byo guhayikinga, nkunda ibintu bya natire, mbe nibereye mu ishyamba, gakwavu nkarye ngahige nkarye mu tubaraga duke nsigaranye, nkotse nibere mu ishyamba. Uyu mugabo yagiye ahitwa Yosemite. Yosemite uyu munsi abahazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ishyamba ryiza cyane, twarigereranya se buriya nka Nyungwe. Nyungwe ariko ni ishyamba rikabije ryo rya kimeza nyine. Hari andi mashyamba nyine abasanzwe ariko ari ishyamba ryiza cyane rinasurwa cyane. Yosemite ni ishyamba riri muri California. Uyu mugabo yaravuze ngo yarafite imyaka 42, reka nigire muri iri shyamba, abariho nibera abariho nzapfira. Abagiye muri Yosemite. Uyu mugabo yaravuze ati ikintu kigiye gutuma njya gupfira muri iri shyamba, cyangwa se ni nka parike, ikintu gituma ngiye gupfira muri iri shyamba nuko ariho hantu heza nigeze mbona. Nkuko nawe waba warasuye nk'ibirungu ukabona ririya shyamba ukuntu ari ryiza, cyangwa se ugasura Akagera ukabona neza, cyangwa se ahantu nawe uzi ishyamba ryiza, wajya gupfa ukavuga ati amezi 2 nsigaje ntazanduza n'abantu, reka basi nzapfe mfira ahantu heza nigeze mbona, ahantu nyaburanga mu gaparike mu gashyamba keza nka kariya. Umugabo bakubwira ko yageze muri iryo shyamba agufatira. Urabona iyo umuntu yapfuye hari ukuntu bafata ibuye, kera niko babigenzaga, n'uyu munsi ariko bajya babikora. Iryo buye bakaryandika amazina y'uwapfuye n'umwaka yapfiriye, bakabyita igituro nyine, ku buryo upfuye icyo kintu kimeze nk'ikibuye bagitereka ku gituro cyawe. Uwapfuye ni runaka, yavutse muri uyu mwaka ageza muri uyu. Uyu mugabo ageze muri iryo shyamba yabanje kubaza igituro cye, afata ibintu by'ibikoresho by'ibyuma, aracukura rwose mu runtu rw'urubuye, kugira ngo nanapfa abazasanga umurambo aho ngaho bazamenye ngo upfuye yitwaga gutya, bahite bamushyingura aho ngaho barenzeho icyo kibuye nyine haba imva ye. Arangije atangira kuba muri iryo shyamba, akarara mu ishyamba, akabyuka akazerera mu ishyamba, akarya ibyo abonye. Nimba ari imbuto ziri mu ishyamba, nimba ari ibiti kimeza biraho mu ishyamba, akaba ari ibyo arya kuko nibyo byari bihari. Yabona nk'akanyamaswa rushije imbaraga akaba yagahitana akakotsa akakarya. Mbega abaho ubuzima bwo kwibera mu ishyamba, ategereje amezi 2 kashira ngapfe. Arya inkeri, arya imboga. Nawe urumva umuntu uri mu ishyamba anywa amazi, y'amazi yo mu ishyamba yo mu migezi, nta sukari yari hari ngarayinywa, nta bikomoka ku nka cyangwa se mavuta byari bihari mu ishyamba ngarabikoresha, nta byari bihari. Tangira kujya hayikinga, akazenguruka imisozi, akavuga ati reka ndebe isi kabisa, nanjye ndebe ibyiza nyaburanga. Ikintu cyaje kuba kuri uyu mugabo Galen Clark, muze kugenda mu birebe namwe, nyuma y'amezi 2 ntago yigeze apfa. Muganga rero amubwiye ati nyuma y'amezi 2 iki gituntu kigomba kuzaba cyaraguhitanye. Uyu mugabo nyuma y'amezi 2 yarakiri muri rya shyamba atarapfa. Muganga we yari yamubwiye ati ntago warenza amezi 2 utarapfa.
umuganga ugezweho, b'abaganga bagezweho b'inzobere. Umugabo yamaze amezi 2 arayarenza atarapfa. Uyu mugabo babwiye ngo agomba gupfa afite imyaka 42, harinze yashira indi myaka 54 atarapfa akiri kuri iyi si. Fata imyaka 42 uteranyo 54, niyo myaka n'umugabo yapfuye afite hafi imyaka 100. Uyu mugabo yapfuye afite imyaka 96. Umugabo bari bahaye amezi 2 ngapfi, yibereye muri ubwo buzima arinda ageze imyaka 96, ari umusaza umeze neza w'inkwashi na rumiko. Hari undi mugabo ndaza kwita mbihuza n'uyu nguyu kugira ngo tubisobanukirwe neza. Uyu mugabo bamwita ngo ni Tati Wale Baba. Tati Wale Baba ngira ngo hari abantu benshi bamuzi, nta nubwo ari uwa kera, n'ejo bundi rwose kamera zihari, amatelefone ahari. Uyu mugabo bita ngo ni Tati Wale Baba ni umugabo iyo wamurebaga n'amaso yawe, nawe wanditse muri Google yawe ati Tati Wale Baba, ukareba amafoto ye n'amavideo ye, ukamureba n'ibisage bye, wagira ngo yari afite imyaka nka 35, ariko mu by'ukuri yari umusaza w'imyaka hafi za 90. Ni umugabo waciye ibintu bitewe n'ukuntu yanganaga, wamubonaga ukabona n'umwana muto, cyangwa se ukaba wavuga ati gute umuntu asa nk'umwana w'imyaka 30 ariko afite imyaka 80-90. Niko yagaragaraga, ariko byaterwaga n'ubuzima yabayemo. Uyu mugabo yari yogi waturukaga hitwa ngo ni Rishikesh mu Buhinde. Uyu ni umugabo wahisemo kubaho icyo twakwita ngo ni nko guhitamo kuba umukene, ari ubushake bw'ataruka atagenda ngakore ngabeho nk'abandi. Ni umugabo wagiye abaho ubuzima bworoshye, akiyambarira utwenda dusanzwe, agakunda kwibera mu ishyamba. Niho yabaga gusa nako nta nubwo rwango niho yakundaga kuba, yiberaga mu ishyamba, kandi yari yaririnze ibintu byo kwambara inkweto. Akavuga ati ngomba umubiri wanjye kuwuhuza n'ishyamba, nkawuhuza n'isi tukumvana. Yirirwaga yigendera n'ibirenge mu ishyamba. Uyu mugabo yavugaga ko ngo impamvu ahora ni toto, impamvu abasaza mbega abantu biganye nawe bahuraga nawe bakavuga ati uyu ni wa musaza twiganye, bakabona we n'umwana bo barashaje bari imyaka za 80, we bamureba bakabona ameze nk'umwana ufite imyaka 33-35. Uyu mugabo yaravuze ngo ibanga ryo kuba ngaragara nk'umwana, ntarigeze nsaza, mfite ubuzima bwiza, mfite amagara meza, nuko nirinze ubuzima bwa gisirimu, nuko nirinze ubuzima bugezweho. Ati nahisemo kujya nkora meditation. Yaricaraga agakora meditation, agakora imyitozo ngororamubiri isanzwe, atari ukwango n'umuntu uterura ibyumba gukora ibicyuya. Imyitozo ngororamubiri nyine kuba uri active gusa, ugenda, ushobora kugira utuntu uterura, gukora uturimo, guteka, utuntu tw'imbega two kumuvinga gusa tu. Ikindi kintu akavuga ngo kuba hafi ya nature biri mu bintu byatumye ngumana itoto ryanjye, nkaguma ndi umwana, nkagira amagara mazima butunga n'abagasaza ngiye nyiri umwana. Kuba hafi ya natire, kwibera mu ishyamba, ibyo ngibyo ushobora kuhita ubihuza na wa musaza wagiye arwaye igituntu, akagera mu ishyamba agatangira guhindura ubuzima yarabayemo bwo kurya bya biryo twita ngo ni iby'umuruho, niko twe tubyita. Bya bindi ubonye ibiboga mu ishyamba urabisoromye, ubonye imbuto urazimanuye, akanyamaswa urakishura kariye, uri guhumeka umwuka mwiza mu ishyamba, nta byotsi by'amamodoka, nta mavuta hari, nta mata hari, nta maciza hari, nta bintu nk'ibyo ngibyo bya biryo mwita ngo ni bya gisirimu, nta mafirita hari, nta binyama bihari bindi biri aho, nta bihari. Yaragiye yibera mu ishyamba, igituntu kirikiza, agira ahubwo n'amagara mazima kurusha yari afite mbere. Mu yindi myaka yari yarabanje, arinda afite imyaka 96. Uyu mugabo tuzamugarukaho, ariko nawe ni umugabo watanze byinshi, cyane cyane abigishwa be cyangwa se abamukurikiraga bari baratangiye kumwigiraho byinshi, kuko uyu mugabo nta nubwo yishwe n'izabukuru, yari amaze kugera mu myaka ya za 90. Uyu nyine Tati Wale Baba ntabwo yigeze yicwa n'izabukuru. Uyu mugabo ni umuntu inshuti ze n'abantu bamugiriye ishyari, bakavuga ati uyu muginga twe turasaza, akaguma agaragara nk'umwana. Umwe akuraho imbunda aramurasa kubera ishyari, babona ari umwana muto ugejeje imyaka 90. Nuko Tati Wale Baba yapfuye. Wenda ikiganiro kivuga ku buzima bwe rimwe muzakibona vuba ahangaha. Ariko ntago ari aho gusa, hari ahitwa ngo ni muri Akiyolori, nimba ari kuba bisoma sinzi, cyangwa se Akiyolori, ni mu Butaliyani, mu gaturage kari hepfo y'Ubutaliyani. Aho hantu kuba wakuzuza imyaka 100 ni ibintu bisanzwe. Bya bindi abantu bivugisha ngo n'ubundi nta myaka 100, muri Akiyolori kuzuza imyaka 100 ni ibintu bisanzwe cyane.
banga ngo bakoresha mu Butaliyani muri ako gace nabwo kamwe, ntabwo ari ukuvuga ngo bakora ibindi bintu bidasanzwe. Bageze imyaka 100 kandi banywa inzoga, banywa n'itabi. Abantu batuye muri ibyo bice abenshi baranabyibushye, ariko nta gace nta gakaritsiye gaturiye amazi, biberaho ubuzima bwo kurya amafi gusa. Ni abantu usanga ibindi biribwa barya ari ibyavuye mu mirima yabo, muri jaride zabo, mbega bateye imbuto, bateye imboga, nibyo birira n'amafi barobye. Bitanaho umwe yagize ikibazo, bitanaho babana hafi, ubwo nibwo ubuzima biberaho. Uyu munsi none abantu benshi bakunze gutanga urwitwazo ngo ngiye impamvu ndwaye diabete, ngo nuko na papa yigeze kuyirwara cyangwa se na mama akayirwara, ngo urumva n'ibya ndwara zihererekanirwa mu miryango. Ariko mu by'ukuri ibyo birashoboka ko ushobora kugira indwara ukura mu muryango, ariko buriya ubuzima nawe ubwawe ubayemo nibwo butuma iyo ndwara ikwiyicira. Ubuzima usanzwe ubayemo ishobora no kuba ihari ntikure ntizamuke, akaba ari ibyago byinshi by'uko wayirwara, ariko lifestyle yawe, ubuzima ubayemo buri munsi nibwo butuma iyo ndwara ishobora kuguhitana. Mu mwaka w'1901 hari umugabo bitaga ngo ni Anso Keys. Uyu mugabo yari atuye ahitwa muri Minnesota. Icyo gihe icyizere cyo kubaho muri Minnesota cyari imyaka 49. Kugira ngo yogezaga imyaka 49 nicyo cyari icyizere cyo kubaho cyabo. Igihe cyaje kugera we n'umugore we batakazi bakoraga, baravuga ati ariko reka tujye kuba mu Butaliyani. Bageze mu Butaliyani batangiye kurya ibiryo nyabiryo, batangira kujya barya ibyo birobeye, ibiva mu mirima biba byahinzwe, batangira kujya bakora imyitozo ngororamubiri, siporo. Ubwo niyo mvuga uyu mugabo wari uvuye mu gacaho icyizere cyo kuba hari imyaka 49, aho mu Butaliyani yahapfiriye afite imyaka 101. Uri kwibuka insanganyamatsiko? Uwo mugabo impamvu yagejeje kuri iyo myaka nuko atari ari kubaho kimwe twita ngo ni ubuzima bwa gisirimu, cyangwa se bwa buzima bujyanye n'igihe. Ibi byose rero twavugaga hano haruguru, hari ikintu kimwe kibikontorora. Buriya ni byiza kurya, ni byiza kujya kuba muri iryo shyamba cyangwa se kuba uririmo, nabyo ni byiza. Ni byiza kunywa amazi mazima, ibyo byose ni byiza, no gukora siporo ni bizima. Ariko buriya ikintu cy'ingenzi cya nyacyo kirenze ibyo byose kibikontorora ni ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Uyu munsi wa none usanga abantu bose bahangayitse bavuga ngo ngomba gukora ibi, ngomba kugenda gutya, ngomba kurya ibi, ngomba gukora siporo kugira ngo nzarame, nzamara igihe kinini. Bigatuma bibagirwa kubaho ubuzima, kuko bahangayikishijwe ngo n'ukuntu bazaramba kuri iyi si, ibyo bakora kugira ngo bazarame kuri iyi si bikarangira bibagiwe kubaho muri uwo mwanya bafite. Ahandi usanga umuntu abayeho ubuzima ibintu byose abibara, ngomba gukora akasinga akora ntazapfa, mbega ukabaho ubuzima bumeze nko kubara ugera akantu kose kugira ngo uzarame. Icyo gihe cyita kiza n'iki? Ni stress yitiza mu mutwe wawe, ibintu ahubwo noneho ugashiduka ubuzima washaka kugira ngo buzabe burebure bubaye bugufi, kuko ubayeho uhangayitse. Kuko ntago icyo gihe uba kibayeho ubuzima, ahubwo ubuhangayikishijwe n'ubuzima. Nzarama, ngomba gukora ibi, nzarame, ngomba kwitwararika gutya, ugasanga ubaye uhangayikishijwe n'ubuzima aho kugira ngo ubeho ubuzima. Ikindi kintu buri ugomba kumenya, buriya bakubwira ko ngo abantu bicwa n'imitima, nawe ubaye uruzicwa n'umutima. Ngo umunsi akenshi umutima ushobora kukwiciraho ni kuwa mbere mu gitondo. Kuwa mbere mu gitondo nicyo gihe abantu benshi twese ngo tuba dutangiye icyumweru, tugiye mu kazi, tuvuye mu buzima bumeze nk'ikiruhuko, tuvuga tuyu wa mbere koko, kuki wa mbere ubaho, kuki weekend itabaye ndende. Kuwa mbere ni umunsi abantu benshi banga, kandi abenshi tuba tugiye mu kazi twanga. Buriya abantu benshi bakora akazi banga hafi ya bose. Kuwa mbere ubyukangiye kujya mu kazi ntugakunda, boss araza kumbwira ibi, manager uri hariya, iki n'iki, ugasanga twese tubyutse stress, iki tugiye mu kazi twanga. Ikindi ukwiye kumenya, buriya ubu buzima twita ngo bugezweho cyangwa bwa gisirimu, impamvu nkubwira ngo ni ubuzima buri kutwica, ntago butwica kubera twebwe ibyo turya, ahubwo butwica kubera ahubwo ibiturya twebwe. Apana twibyo turya, ahubwo twebwe ibiturya. Ubuzima twita ngo ni ubuzima bwa gisirimu cyangwa se ubuzima bugezweho bujyanye n'igihe, twamenye ibintu byinshi, twamenye amakuru menshi, ni ubuzima bwatubeshye ngo umuntu agomba ubundi kurya 3 ku munsi, mu gitondo byuka urye, saa sita urye, nimugoroba ufate ka dine nabwo urye. Biriya bintu ubundi ntabwo bibaho ku buzima bw'ikiremwa muntu, baratubeshye. Ubundi kera ikiremwa muntu ntabwo kigeze kirya 3 ku munsi. Igihe ikiremwa muntu cyatangiriye kurya 3 ku munsi, ubundi ikiremwa muntu kera cyaryaga 1 ku munsi, byaba byakabije ari nk'impanuka ugasanga kiriye nka 2, nabyo bidasanzwe. Ubundi ryabaga 1 ku munsi cya 2, ariko aho byagiye kugira ngo ikiremwa muntu kirye 3 ku munsi, ni ibintu byavumbuwe
ubwo abakire bari bamaze gushinga inganda zabo baravuga ati reka dushyireho gahunda yo kugira ngo abakozi bajye barya 3 ku munsi kugira baze kuba bafite imbaraga dukomeze tubakoreshe bakora amasaha menshi baduha umusaruro ufatika. Babashyiriraho kurya 3 ku munsi. Icyo gihe cyari cyagiye muri bya bindi bita ngo ni muri cya gihe cya industrial revolution cyangwa se muri bya bihe bya revolution industrielle nibwo byatangiye ibyo bintu. Muri biriya bihe rero bya revolution industrielle bakoreshaga abantu bifuzaga ko abantu baba nk'imashini bakora cyane bakora amasaha menshi byari byinshi. Kandi ibyo bintu kugira ngo abantu babishobore tugomba gutangira kubabwira ko bagomba kurya 3 ku munsi tukabashyiraho uburyo ki barya 3 ku munsi. Uyu munsi wa none hari abantu bazi ngo mu gitondo umusirimu wa nyawe cyangwa ubuzima bugezweho njya mbona banabifotora bakabipostinga iyo bagiye basohokeye ahantu harenze ujye kubona ukabona umuntu arafotoye ngo breakfast yanjye nziza mu gitondo ukajya kubona ukabona ibintu agiye kurya hariho za bacon. Uzi wavumbuye ko mu gitondo abantu bakwiye kurya bacon ni umugabo bita ngo ni Edward Bernays. Uyu niwe mugabo twita ngo ni Sekibi cyangwa se niwe papa wa propaganda yo kunywesha abatuye isi itabi abinyujije mu kwamamaza. Uyu mugabo yaraje azana propaganda. Uyu wavumbuye ngo mu gitondo abantu bakwiye kurya za bacon ngo ni utuntu twa gisirimu. Uyu munsi wa none mbona abana baturiye mu gitondo bahita bapostinga bameze nkaho bari kurya ibintu birenze nyine ngo babayeho ubuzima bwa gisirimu cyane. Umuntu rero ibyo bintu wabivumbuye ni nawe muntu wamamaje ahagurutse ikintu bita itabi. Edward Bernays uyu mugabo niwe papa wa propaganda yo kunywesha isi itabi. Itabi buriya bararyamaje umunsi wa none leta zarabihagurukiye ntago ari gupfa kwamamaza itabi. Buriya uzarebe nta cyapa wabona mu muhanda cyamamaza itabi niki. Ibyo bintu ubundi birazira na leta ipfa kwemera wenda ikandikaho ngo rigica ubuzima, ariko ubundi uyu mugabo hari imyaka yageze yamamaza itabi, amateleviziyo barishyira mu basitari baza Hollywood n'andi hose ati munywe itabi, ku buryo umuntu wese yigeze kubaho azi ko ubusirimu ari ukunywa itabi. Umukobwa w'umusirimu, umugabo w'umusirimu, umuhungu w'umusirimu akanywa itabi, umuntu utanywa itabi bakajya bavuga ngo ni umuturage. Uyu Edward Bernays niwe wabizanye. Gute rero umuntu wazanye gahunda nk'iyi ngiyi twica yakuzanira ngo mu gitondo ngo nuzajya ubyuka ngo kubya mu gitondo ujye urya bacon ukabyemera? Urundi rugero kugira ngo dukomeze tugenda tubyinjiramo neza, hari igihe kigeze kubaho, ni igihe bakunze kwita the Great Depression cyangwa se the Great Depression years. Ni imyaka yabayeho hagati y'umwaka w'1929 no mu mwaka w'1939. Mbega urumva ni igihe cyamaze hafi imyaka 10. Icyo gihe rero bakita ngo ni the Great Depression. Kubera iki? Ni igihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byabaye bibi, abantu birirwaga mu kazi bakora cyane, ariko icyo gihe isoko ry'imigabane ryaraguye, ibintu bisubira hasi, ubukungu buragwa, banke gukora biranga, abantu babura akazi burundu. Babandi birirwaga mu kazi bakora cyane, ku kazi bakanabagaburira 3 ku munsi ngo murije musubire mu kazi mukore, abantu ugasanga ntibataha ntibajya mu rugo, mbega bahora bari mu kazi. Abantu barahangayitse baravuga ngo ubukungu bwaguye bw'isi, twabuze akazi, tugiye kujya twirirwa mu ngo zacu. Ariko uzi ikintu gitangaje, nubwo byitwa ngo ibyo byari ibihe bibi ku isi ku byerekeranye n'ubukungu, ariko icyizere cyo kubaho n'ubuzima bwiza mu baturage byariyongereye, n'imyaka babagaho iriyongera. Bitewe n'iki? Ubuzima bw'abaturage icyo gihe bwabaye bwiza, kuko ba bantu bari birukanywe mu kazi, bahoraga mu kazi bakora nk'amamashini, bakabagaburira ku kazi ibiryo biri aho ngaho kugira ngo bakomeze bakore, babashije kubona umwanya uhagije wo kujya kuguma mu rugo, bita ku miryango yabo, baganira, babona umwanya uhagije wo kujya noneho babasha kurya ibiryo bitekeye mu rugo byujuje ubuziranenge. Buri ibiryo byo mu rugo ni sawa, baba baruhutse. Nubwo bari birukanwe mu kazi, bahagaritswe mu kazi, bari baruhutse gukoreshwa cyane, bari baruhutse kubagaburira bya biryo 3 ku munsi bimeze ukuntu bitujuje ubuziranenge bibi, ndetse bari babashije kubona umwanya noneho wo kuruhuka amasaha menshi ahagije. Icyo gihe mu mutwe baratuje, bararuhuka, umuntu akarya amasaha menshi nubwo yirukanwe mu kazi, akaba ari kumwe na famiye, bagateka akarya, akita ku muryango we, ubuzima buragenda buba bwiza, bagira ubuzima bwiza, icyizere cyo kubaho kirazamuka. Kandi byakagombye kuba bibi kuko icyo gisi cyangwa se by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine cyane bari bari mu bihe ubukungu bwari bwarikubise hasi mu buryo bukomeye. Ubuzima bwacu bwo mu mutwe uko butameze neza muri kano kanya bitewe n'ubuzima tubayemo cyangwa se twita ngo n'ubwa gisirimu. Niyo mpamvu ubuzima n'ibindi bice byo mu mubiri byose ubumva bitameze neza, ukumva umuntu gwari kukurya, ukumva mu ndaro ukuntu utameze neza, ukumva umugongo wari ukuntu umeze. Kubera iki? N'ubuzima tubayemo
bwo mu mutwe bwacu buhora bwangirika buri munsi. Mu kanya gato ujya kubona ukabona wakiriye aka notification ntuzara kwandikiye barakomanse bararakinze kuri application hari ushyizeho video ujya kuyireba, mbega ugahora uhari, hakagira pressure ihora indani muri we ihari ikubwira ko ugomba kuba uhari kubwo yaranditse, ugomba kuba uhari kubwiriya group iranditse, ugomba kureba bino, ugomba kureba biri, mbega uhora uhari. Mu yandi magambo bino bimeze nka systeme abashinwa bakoresha bari kwangiza umuntu, kuko ngo ikiremwa muntu tubayeho tumeze nk'abari gukora buri gihe utuntu tugiye dutandukanye kandi twinshi aho kugira ngo tube abantu bari kubaho. Bino bimeze ngo nk'abashinwa systeme bakoresha bafite ukuntu bazirika umuntu bagashyira nk'akantu hejuru kazajya kamutonyangirizaho igitonyanga cy'amazi gahoro gahoro. Ibyo bintu ngo biragenda bikakwica mu mutwe bikagusaza ukamera nk'umusazi, nta kintu bagukoze batagukubise. Kuba uziritse uri ahantu cyangwa se wicaye uri ahantu buri segonda ukumva igitonyanga kikuguyeho, mu kanya ikindi kikaza, biragenda bikakwangiza gahoro gahoro. Tumeze nk'aho twebwe turi kubaho buno ubuzima bwitwa ngo ni ubwa gisirimu bujyanye n'igihe. Tumeze nk'aho turi nk'ibikeri bashyize mu mazi. Igikeri buriya ngo iyo gishyize mu mazi ari kubira kikigeramo kita gisimbuka kigasohokamo kikiruka, ariko igikeri iyo gishyize mu mazi y'akazu yaze kiranezerwa, ugenda wongeramo umuriro amazi ashyuha gahoro 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 gahoro, gitwarwa ngo gutyo gahoro gahoro kikibagirwa gusota ngo kivemo kuko cyaryohewe kandi kiri gusa nk'ikibabaramo gake kigashiduka gipfiriyemo. Natwe ni ku buzima buri kutugenza. Twese turabizi ko ubuzima tubayemo uyu munsi wa none, urabizi ko bitari byo kwicara amasanga muri telefone scrollinga, urabizi ko ibyo byose atari sawa, ariko ugasanga uracyabirimo gahoro gahoro nka cya gikeri kiri mu mazi y'akazu yaze bagenda bongeramo umuriro kugeza ubwo buzima bukwiyiciye. N'ibindi byose twagiye tuvuga ruguru, ibyurya, ibyubamo, ibyukatamo byose. Uyu munsi wa none ushobora kwibaza rero ngo umuntu yakora iki kugira ngo ubu buzima twita ngo ni ubwa gisirimu cyangwa se buri kugenda buturangiza gahoro gahoro umuntu abukwepe abeho neza. Icyo wakora ni iki? Mbere na mbere ugomba kubanza mu mutwe wawe ukiyumvisha ko ikintu kizatuma ubaho ukaramba ukagira amagara mazima kuri iyi si atari ubuvumbuzi bw'imiti mishya basuzumiye ku mbeba cyangwa ku biki izavumburwa ngo na babandi bitwa ngo ni ibigo by'ubuzima. Wikumva ko iyo miti ari izatuma uramba, wikumva ko ari amasupplement ugenda ufata hirya no hino atandukanye buri munsi ngari azatuma ubuzima bwawe buba burebure. Icyo ukwiye gukora cyatuma ugira ubuzima bwiza ni ukwanga icyo bita ngo ni ubuzima bwa gisirimu. Ubwo buzima baduhaye batubeshye ngo bugezweho abatuye isi aribwo buri kutwirangiriza, warangiza ugasubira muri bya bihe byacu byo kuba umuntu nyamuntu uko yarabayeho. Hari uburyo cy'abakurambere bacu bari babayeho kandi nawe ubifite muri weho no mu turemangingo twawe, ku buryo ibyo bintu wongeye ukabigarura ukabaho nkabo. Ni ibintu bishobora kuba byakuvura amagara yawe akaba mazima, ni ibintu bishobora kuba byatuma udasaza vuba. Uyu munsi wa none twabibonye mu kiganiro cyabanje ukuntu abantu bari gusaza vuba, abantu batakingana n'imyaka yabo, ndetse n'uburyo bushobora gutuma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwongera kumera neza kurusha. Shyiraho ubuzima bwawe bwo mu mutwe kuburundamo ibintu byinshi, biriya byose twabonye, amakuru menshi, imbuga nyinshi, ibintu byinshi icyarimwe ubirundira mu mutwe rimwe, ni ibisaza ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Kuko ubu buzima twita ngo bugezweho bwa gisirimu ni ubuzima butifuza ko tuba ikiremwa muntu. Rero weho ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuba ikiremwa muntu, nibwo waba ubatsinze. Bashaka kutwereka ko ngo ikintu bita ngo ubuzima bwiza n'amagara meza ari ukubaho ngo ubuzima bworoshye, ariko bakubwira ko ngo iyo ukoze ikintu cyoroshye ubuzima bwawe burakomera, iyo ukoze ibikomeye ubuzima bwawe ububaho bworoshye. Ikindi kintu noneho buno buzima twita ngo ni ubwa gisirimu cyangwa bugezweho bwatubeshye. Buriya wari uzi yuko intebe nta hantu hataba intebe, yaba muri sari wanyu, yaba mu kazi, yaba aho ujya gusaba serivisi, ahantu hose ugeze, yewe no mu nzira baraziyadushyiriye mu mihanda hirya no hino mu gihe utegereje ahantu hose hari intebe. Ariko se buriya wari uzi ko intebe zica abantu benshi kurusha bicwa n'itabi? Umuntu wavumbuye intebe zikavumburwa byari bimeze nkaho aduruhuye umuruho cyangwa se adukuyeho umutwaro wo guhagarara cyangwa se wo kwicara nabi, aduhaye mbega kuba ubuzima bworoshye kugira ngo genda wicare wegame, dore ifuteri genda wicare wegame. Ariko buriya iperereza cyangwa se ubushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko iyo wicaye amasaha 3 ku munsi ku buzima cyangwa se ku cyizere cy'ubuzima uzamara haba hagabanutseho imyaka 2. Icyo kintu uri kucyumva? Ariko iyo wicaye amasaha 3 ku munsi
kugihe uzamara kuri iyi si hagabanukaho imyaka 2 cyangwa se kuri cya cyizere cyo kubaho hagabanukaho imyaka 2. Niyo noneho waba uri umuntu ukora siporo ku buryo buhoraho ari kuri ba bantu bicara amasaha menshi, menya ko ku buzima bwawe iyo wicara amasaha arenze 3 ku buzima bwawe hagabanukaho amasaha 2. Mumbabarire, imyaka 2 ku buzima uzamara. Ubushakashatsi bwakozwe n'abitwa ngo ni The British Journal of Sports Medicine bagaragaje ko ngo umuntu wicara cyangwa se abantu bicara bari kureba televiziyo isaha imwe ko ku buzima ku cyizere cyo kubaho kuri iyi si baba bagabanyijeho iminota 22. Nimba nawe uzi ko wicaye muri sari wawe uri kureba kino kiganiro nakoze kiri bumara isaha, ukanuriye televiziyo wicaye mu ntebe, niyo waba utari kureba televiziyo ariko uri kureba televiziyo wicaye mu ntebe, umaze isaha uri kureba kino kiganiro, kugihe uzamara kuko wari wicaye gusa hagabanutse iminota 22 kugihe uzamara kuri iyi si. Mu gihe noneho umuntu unywa itabi, iyo anyweye itabi kugihe azamara ku isi cyangwa se ku cyizere cyo kubaho abagabanyijeho iminota 11. Ubu mu yandi magambo uri ba bantu ushobora kuba wirirwa guseka abantu banywa itabi ngo iryo tabi munywa rizabica, ubwo wiriwe muri ofisi wicaye amasaha 8 ukabwira umuntu unywa itabi ngo iryo tabi rizakwica. Mu gihe weho wicaye amasaha 8 mu kazi muri ofisi, iyo ntebe ari weho izica mbere, ari nawe uzarwara ibirwara binarenze ndetse ikirenzeho. Niyo waba utaha ukajya muri siporo ntago bikuraho ibyangiritse ko biba byangiritse. Ibingibi kugira ngo byumve neza, buriya abatwazi b'amakamyo ku isi yose aho bava bakagera n'abashoferi b'amabisi, bano bantu bitwa ngo n'abashoferi bahora mu modoka batwaye. Buri uzarebe umuntu utwara bisi ahera mu gitondo yicaye kuri vola kugeza nijoro mu gicuku yicaye kuri vola, akadepoza bisi y'abandi akajya mu rugo kuryama. Uwo muntu aba yiriwe yicaye umunsi wose. Abashoferi batwara amakamyo nuko ava hano agiye Tanzania yicaye mu modoka, akava hano agiye Kenya, akava Texas agiye za New York ari mu modoka ngatwaye. Bigize abatwazi b'amakamyo. Abo ngabo abantu batwara nyine amakamyo cyangwa se abantu bakora muri transport batwara izo ngero nguhaye, nibo abantu ba mbere ku isi icyizere cyo kubaho cyabo kiri hasi. Nibo bantu bakubarira bakakubwira ati bariya nibo bantu ba mbere ubundi babaho imyaka mike kuri iyi si. Kubera iki? Bahora bicaye mu ntebe. Ubwo muri kano kanya nawe nimba uri kunyumva uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa uri mu gihugu icyo ari cyo muri Amerika ufite CDL license, ndabizi murayibona mugaserebura. Iyo mubonye iriya CDL license mwese muraserebura ati byacemo, cyangwa se icyo bita ngo ni commercial drivers license. Iyo muyibonye murishima cyane ati biciyemo, ariko ari amasaha mwicara urupfu. Kamwe mu kantu k'ingenzi ugomba kumenya, tutitaye ku bintu wakoze, ku byo wafashe, ku bintu unywa, ku bitemewe n'ibyangiza ubuzima, buriya bakubwira ko Abafaransa bavumbuye ko kugenda n'amaguru biri mu bintu bya mbere by'ingenzi bituma umuntu ubuzima bwe bumera neza. Abataliyani noneho bakaba bari barabivumbuye ibinyejana n'ibinyejana byabanje ko umutaliyani wese umaze kurya byibura agomba kwitaguruka agakora akantu k'urugendo. Abataliyani ibyo barabikora. Mu gihe twe tumara kurya ukahita wegama aho wari uri cyangwa ukahita uryama, ikosa ribi cyane, urupfu rukomeye cyane. Ubundi byibura Abafaransa n'Abataliyani ibyo babivumbuye kera ko kugenda n'amaguru igihe kinini ni ibintu byiza by'ingenzi ku buzima bwacu. Mbega ni umuti. Bya bindi ababyeyi n'abakurambere bavuga ngo twe twagendaga ibirometero tugiye kwiga, babaga bari kwivura batabizi. Buriya ukimara ngo kurya wakagombye byibura gufata urugendo rw'iminota itari munsi y'10 wigendera. Niyo waba uri gukata mu gipangi wawe cyangwa muri karitsiye, buriya ni ikintu cyiza uri gukorera amagara yawe. Buriya nusuzuma Abayapani neza, ibintu by'intebe banze kubaho buno buzima, ntago ari bose ariko mu muco wabo na n'uyu munsi ahenshi buriya Abayapani bari mu bantu ba mbere baramba, bari mu bantu buriya babanje kurwanya intebe n'ibi bintu ngo by'ubusirimu no kujyana n'igihe. Twe tuzi ko ubusirimu no kuba ufite ibitebe by'ibidive binini cyane. Abayapani uzabacunge, usura Umuyapani w'umukire ugasanga hari akameza, ibiryo biriho, ariko hari akantu kameze nk'agasego gatonya cyangwa se nk'akaduve, nimba ariko nabyita, sinzi nimba ariko mubyita, ko gupfukamaho cyangwa se ko kwicaraho busanyije amaguru, cyangwa se wicariye umeze nk'upfukamye ukicarira udutsinsino twawe, ubundi mukajya ku meza mukarya ukahabura intebe. Ariko simvuze ngo namwe mukabye mugere wenda kuri urwo rugero kuko biragoye, ibyo ntabwo mwabishobora. Ariko basi gerageza umunsi ujya ushira uri hagaze ku maguru yawe,
kurusha uko umunsi ushira uri ku kibuno cyawe. Buriya twese umunsi tuwukoresha hanini turi ku kibuno cyacu, twicaye ku kibuno amasaha 2, 3, 5, ariko buriya uzi ko ni ushaka no kubukora muri ofisi ariko ugakora uhagaze, ugasanga uri muri ofisi ariko ibyo uri gukora uri kubikora uhagaze, kubera ko uzi ko kwicara biri kwangiza ubuzima bwawe. Ugasanga umuntu ari muri ofisi ibyo ari gukora ari kubikora ari ku mashini. Nabonye hari udustandi twaje, umuntu ugasanga ari muri ofisi kandi anahagaze ari mu kazi yihagarariye. Coach nabibonye muri ofisi yamenye ibi bintu yarabivumbuye nawe kera. Ikindi, gerageza ukimara kurya ukora urugendo byibura rw'iminota 10, aho wajya simaza aho wakata ni wakata muri salo yawe ariko uri kugenda byibura iminota 10 ukimara kurya. Bira bintu byo kumara kurya ukahita wegama. Ikindi, gerageza byibura ku munsi ugenda intambwe 15,000 buri munsi, ujye ugenda intambwe 15,000. Buri hari abantu bazi ngo kugenda ngo ukiruka ngo ngiye ngo ku cyumweru njya kwiruka cyangwa kuwa gatandatu, bira ntago ari byo. Igendera intambwe 15,000, ntago ari ibirometero 15,000 ya intambwe 1, 2, 3. Ushobora gusanga ari nko kwigendera nk'ibirometero 10, ibirometero 9, 8 hafi aho ngaho rwose. Buri munsi ukigendera n'amaguru ukikatira, biba ari ibintu byiza cyane ku buzima bwawe. Apana kumva ngo nubona umuntu ngari kugenda muri karitsiye arashaje ngo kugenda ngo siporo yo kugenda n'amaguru ngo ni umuntu ushaje. Oya, nibwo buzima bwiza kurushaho ubwo wa undi muntu ari kwirukanka cyane igihe akiri kugenda kimuva. Biriya nabyo tuzabigarukaho ingaruka bigira. Hari abitwa ngo ni decimane, ni ubwoko bw'abantu bibera ahantu mu mashyamba ariko buri munsi barahiga, buri munsi bagenda n'amaguru bagiye kujya gushaka ibitoki bahinze kugira ngo babizane mu rugo. Mbega ni abantu uko byamera kose buri munsi batabura kugenda ibirometero hagati y'8 na 10 n'icumi cyangwa 12 uko byagenda kose. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ngo ari bo bantu bafite imitsi iri ku murongo neza, ya mitsi itwara amaraso neza ku mutima, ku buryo nta bintu by'ibirwara by'imitima bapfa guhura nabyo cyangwa n'ibidiyabete kubera utwo tuntu bikorera two kugenda buri munsi. Bibaye akarusho noneho kurusha ubashije kugenda wiyambariye ibirenge, waba ukoze umuti kurushaho. Ndi gukubwira ko turi kurwanya yasi igezweho ngo ya gisirimu cyane. Ubashije kwigendera wiyambariye ibirenge muri urwo rugendo ukora twakwita nk'agasiporo, byaba ari byo byiza kurusha umubiri wawe uri gukora ku isi. Cyuka nimba ugiye mu kazi, aho kugira ngo abantu mbona bari kurwanira muri esanseri buri munsi barwanira muri esanseri, wenda bakora kuri nivo ya 5, ya 7, ya 3, ya 4. Bigira umuco ujye uvuga ati nimba ngiye mu kazi ndizamukira kuri esikariye rwose, ndaba ndi kugenda za ntambwe rwa rugendo rw'amaguru ngomba kugenda buri munsi, ndaba ndi kugenda ndugabanya. Cyangwa se w'ikizamini kivuga ngo mvuye mu rugo mfite imodoka, uri kurwanira kuntu uri buze guparika neza ahantu uhita winjirira ujya mu kazi kawe. Jya ubikora nushaka rwose uwo mwanya uharira abandi baparitse hafi y'akazi kanyu aho winjirira, ugenda wiparikira ahubwo hirya hari umwanya wundi wabonye. Nurangiza urwo rugendo rukore n'amaguru wiyizira, uze no kongera urukora ujya kureba imodoka yawe ahiri, nunagera mu rugo uze kongera wikatire muri karitsiye. Mbega akantu ko kugenda n'amaguru mukagira intego. Kira ngo uri kumva ko kugenda n'amaguru tuba tumeze nk'abari guhangana na bwa buzima bwa gisirimu twatangiye nkubwira ko tuzi ko nta musirimu ugenda n'amaguru ngo uwo ni umuruho, ngo ugomba kuba uri mu kamodoka hariho na fime bikaba akarusho, harimo ka AC kuko ngo abantu barakunukira batanakubona, ubundi ugahita ugenda ukagarama mu nzu n'inda nyine. Urabizi iminsi hari ukuntu twese twagiye tuzana inda nini, nanjye ndimo andabashutse. Cyangwa ugasanga umuntu ari kuri moto nyine akumva ko kugenda n'amaguru ari umuruho, ariko akantu ko kugenda n'amaguru karafasha cyane. Ndetse ngo kugenda n'amaguru buriya bituma n'ubwonko bwawe butekereza neza, ukaruhuka mu mutwe, ukabasha kugira ibitekerezo bizima. Twaga ngo Nietzsche yigeze kuvuga ngo ibitekerezo birenze buriya bikunze gukomoka ku muntu ku rugendo rw'amaguru. Ngo umuntu yari kugenda n'amaguru ari wenyine yiturije akunze kungukiramo ibitekerezo birenze. Tangire mwimenyereze kuvuga ati nimba ndi Kicukiro ngiye gusura inshuti yanjye iri kwirebero, uzamuke n'amaguru ugenda umusure, nawe guherekeze n'amaguru, asiga imodoka, urajya kuri umuntu uri mu birometero 5 ukatsa imodoka akakuherekeza akakugeza kuri gate. Itoze kugenda umugereho n'amaguru, nawe nashaka guherekeza ze n'amaguru aze gusubirayo n'amaguru. Ako kantu mbega mukimenyereze kuba mwaganira mwigendera n'amaguru. Sinzi umuntu wababeshye ngo ikintu ngo kirenze ngo kugenda n'amaguru ngo nuko mwapanga mugashyiramo utwenda twiza, ngo mugapanga ku cyumweru umunsi umwe ngo mukazirukanka.
ngubwo ngo nibwo siporo ngo ibibaye ngo uko ngo mwirutse ngo mwabize ibyuya byinshi. Ibyo si tubyanze, ariko ibyo nta nubwo ari kimwe cyari cya 50 cya kijana cy'umuntu wigendera n'amaguru gake gake buri munsi yigiriye hariya. Uwo muntu niwe uri gukorera neza umubiri we ibyo ukeneye. Ibi byose ni ukugira ngo twongere dusubire muri bwa buzima bw'abakurambere bwa gakondo. Nta mamodoka bagiraga, Imana iturema nta mamodoka yaturemeye, yashaka ko tugenda n'amaguru. Adamu ugomba kugenga iyi si, manajinga iyi si. Adamu yarabyukaga n'amaguru agakata kavari akajya hariya akazenguruka mu busitani, yari amaguru. Abakurambere bacu iyo barebye biberagaho muri ubwo buzima nibwo wumva ngo bagiraga imyaka 500, 1000, 200, 500. Uyu munsi wa none abantu ntago bashaka updating ubuzima bwabo. Nkuko nk'ibyo byose tuba turi kuvugaho, updating ubuzima bwawe ugira ubuzima bwiza kurusha uko wari umeze umwaka ushize. Aho kugira ngo ibyo bikore nk'ibyo twari turi kuvuga, ahubwo utegereje ejo bundi mu kwa 9 cyangwa mu kwa 10 ku updatinga iPhone yawe, ngo phone iraje nshyashya reka na updating aho kugira ngo updating ubuzima bwawe. Ikindi buri ushatse ukoze n'ubushakashatsi bakubwira ko abantu bafite telefone za make za dutushe, babandi twita ngo ni abaturage cyangwa nta mikoro bafite, bamwe bifite udufone tw'udutushe. Tugiye gupima ngo ibyishimo baba bafite, ibyishimo byabo biruta cyane ibyo umuntu ufite telefone igezweho. Telefone zino n'ama internet, ibyo wirirwa ubona nibyo bigutera stress, nabari mu matiku, ni ibyo bakoherereza, na amafoto, no kubona abandi bantu mungana. Muri izi telefone nazo n'ama internet bituma abantu bagira stress n'ishyari ritari ngombwa. Ugasanga umuntu kuko abonye inshuti ze, abo biganye, hari ibyo bambaye, hari aho basohokeye, hari indege barimo, nawe ukumva ibyo bintu urabikeneye. Ugasanga izo pressure n'izo stress zise zikubana nyinshi, ugakora n'ibyo utagombye gukora cyangwa ukumva nta gutekanye. Ibyo byose bikaza bikakubangamira. Ugasanga ufite telefone igezweho ariko nikongerera stress. Ugasanga urutwa n'umuntu wifitiye gatushe ko ibyo byose utabibona, wibonera abantu bakiganirira kishima. Mbere yo ku updatinga ro telefone n'ubundi zikuzanira ama stress, ahubwo updatinga ubuzima bwawe. Ibi byose tuba turi kuvuga hano. Ikindi kintu ugomba gushyira mu mutwe wawe ukamenya muri kano kanya, cyane cyane hano mba ndi kubwira aba Gen Z n'urubyiruko, ariko n'abakuru birabareba kuko akenshi nibo barekura amafaranga. Hari ibintu byaje byateye byitwa ngo ni ama fast food. Ikintu kiri fast ni ikintu cyihuse, ni bya biryo byihuse bitabanje gutekwa, na kantu nyine kihuse ugenda ufata ugenda. Urumva na kantu kari fast, ni ibintu bigezweho cyane. Ikintu cyihuse kiba cyaciye inzira y'ubusamu. Kirago bajya bakubwira ati ushatse guca inzira y'ubusamu akenshi uhuriramo n'ibibazo. Ikintu cyihuse rero kuri uvuga ngo ni fast food, ni nako cyihutisha n'ubuzima bwawe. Wari kuzamara igihe kinini kuri iyi si, uko ufashe izo fast food n'ubuzima bwawe wari kuzamara kuri iyi si nabwo burihuta rwose. Ubundi ngo bigendera ku muvuduko umwe. Ubundi bakubwira ko umuntu aba akwiye kurya ibiryo bibora, bya biryo nyine urya mwe na rimwe ukaba uzi ibigize ibyo biryo uko wanabisobanura. Bya biryo abakurambere bawe na basogokuruza bawe muhuye uri kubirya baza bakakubwira ati wa mwana uri kurya ibi. Ariko uyu munsi wa none uri kurya ibintu nawe utazi neza amazina yabyo. Ibintu sogokuru wakubaje ati wa mwana ibyo nibicyo uri kurya, byamucanga abonye uri kubirya yakwibaza ati sibi ni ibiryo, ibi byitwa gute se, ibi byakomotse he, ni iby'abaki? Ibyo bintu gerageza ubyirinde. Shaka ukuntu utangira kujya urya ibintu umuntu wese yabona akamenya, yaba ari umusaza wo mu Bushinwa, yaba ari uwo muri Amerika, yaba ari sogokuru wawe, yaba ari umukecya. Bya biryo nyine umuntu wese yabona akamenya ngo ibi biryo ndabizi nanjye njya mbirya cyane arabiriye. Ibyo nibyo bita ibiryo nyabiryo. Muve mu fast food. Inzobere cyane mu byerekeranye n'imirire bakubwira ko ngo ubundi uburyo bwiza bwo kurya, cyangwa se igihe wagenda ukanigamba ewana, ari nabyo mukwiye gupostinga. Ubundi ibintu mukwiye no kutangira kujya mubikora. Abantu uyu munsi wa none usanga hari trend zo gupostinga ibintu bya bindi twita ngo n'udutungangegera, twita twumva ko ari byo bintu ngo by'ubusirimu, ari byo buryo by'ubusirimu. Ariko ubundi bakubwira ko ngo iyo wariye neza, wirya ibiryo byinshi, kandi muri ibyo bike wariye bize kuba byiganjemo ibimera, cyangwa se biba ari n'ibimera gusa. Gabanya, rekera kurya biriya biryo uhora ubona bamamaza ku byapa, ku biki bakubwira ngo nibyo bigezweho, nibwo busirimu, bimwe baba bakuye mu mafirigo, ibindi ubutazaho babikuye, ari ibintu by'ibinyama baterateranije, bashyizemo ibintu ngo by'ibicizo utamenye iyo byavuye. Mbega biriya bintu gerageza biriya nyine ubona bamamaza hirya no hino bakabiriza ngo nibwo busirimu. Ibyo bintu gerageza ubihunge.
kuko amakanseri hano hanze ari kwica abantu ku buryo bukomeye cyane cyane ngira ngo ikiganiro cyabanje yabonye ko abagenizi nimba utakibonye ubanza bari nacyo ujya kureba abagenizi ikintu bita kanseri ziba ari bubi kandi ari abana bato. Ikindi kintu buriya iyo inzobere zikubwiye ngo ntukarye cyane kandi ibyo uriye bize kuba ahanini byiganjemo ibimera cyangwa se ari ibimera, icyo bavuga ni iki? Buriya usanga tugenda tukuzuza ibiryo mu nda yacu, wariye umaze kurya ibintu byinshi cyane, no mu kanya uraza kurya ibindi bintu byinshi cyane. Buriya mu mubiri wawe imbaraga nyinshi zituruka mu nda. Buriya iyo uri gukomeza urya gutyo, imbaraga z'umubiri wawe ziramanuka zikajya gufasha mu igogora kugira ngo igifu kibisye igogora ribashe kuba, ugasanga imbaraga z'umubiri wawe zose zibereye mu nda kugira ngo bya biryo bibashe gukorerwa igogorwa. Ariko mu by'ukuri wiririye ibiryo bike cyane cyane bikaba byiganjemo ibimera, za mbaraga zagatinze mu nda ziri gukora igogora zihita zivayo zikaza kuvura umubiri wawe, ariyo mpamvu bakubwira ngo sikamu ya mbere yabayeho, ikinyoma cya mbere badukubise kiri no kutwica, mubiri kutwica ni ukutubeshya ngo kurya 3 ku munsi ni ubusirimu. Nicyo kintu cya mbere kibi batubeshye. Kugira ibi bintu byumve neza ko kutarya cyane kugira ngo imbaraga zize kuba ziri kuvura umubiri wawe, buriya bakubwira ko umuntu aba akwiye no kujya anyuzamo basi nka rimwe mu kwezi, buri kwezi byibura ugafata nk'iminsi 3 cyangwa se 2 uko ushobojwe, ugafastinga ukiyiriza inzara ku gihe kinini gishoboka. Biriya bintu ngo biragenda, ugasanga hari kanseri zari zitangiye kwidevelopa mu mubiri wawe, hari ibintu byinshi by'ibirwara byari bitangiye kwiforoma mu mubiri wawe kubera umubiri wawe nta mwanya ujya ubona wo kubasha kwivura. Iyo rero wiyirije umunsi umwe nta kintu na kimwe uriye, buriya abantu bazi ngo kwiyiriza bifasha ngo umuntu uri gusenga gusa, ariko n'umubiri wawe. Buriya rero iyo wiyirije umunsi wose ukawumara utariye, buriya usanga hari imbaraga zari gukoreshwa mu kugogora ibiryo zigiye gukoreshwa, noneho umubiri wawe wabuze icyo urya, za mbaraga zikajya kurya ibimwe mu byakagombye kugutera amakanseri n'ibindi birwara byinshi. Iyo ukubise rero umunsi wa 2 utararya ariko ukaba uri hafi ibiryo, buriya biba byiza kwiyiriza. Iyo uzi ko ushaka kumara iminsi myinshi, kwiyiriza ariko uzi ko ibiryo biri hafi aho, ukiyiriza umunsi wa mbere ukawumara, umubiri wawe uba ukoreye ibintu byiza cyane. Buriya n'imodoka iragenda ikaruha, cyangwa se amavuta akanasaza bakajya kumena amavuta, cyangwa se bakanayiparika, n'imashini zirakora bakagera bakavuga ati yananiwe muyifunge, yakoze amasaha menshi yatangiye gushyuha. Niko n'umubiri umeze rero, iyo ukomeza urya imbaraga nyinshi ziba ziri mu igogora. Iyo rero wiyirije umunsi wa mbere ukiyiriza uwa 2, ubishoboye ugashyiraho n'uwa 3, ubuzima bwawe buba bumeze nk'aho butangiye azero gukora, ubu usubije inyuma indwara nyinshi utatekereza muri kano kanya. Ibyo tuzabikoraho ikindi kiganiro nimba tutaragikoze ku byerekeranye na fasting. Umuprofeseri wo muri US wigisha ku byerekeranye n'uburame cyangwa se kuramba cyangwa se kumara igihe kinini kuri iyi si, mwita ngo ni Walter Longo, yavuze ijambo rikomeye cyane na n'uyu munsi yari challenge atanze. Ya challenge inza abantu arababwira ngo munshakire ikintu gifite imbaraga zikomeye ku buzima bwacu kurusha kwiyiriza. Nta biryo na bimwe, nta kintu bya bindi tuzi ngo biriya biryo ngo bitera imbaraga, ngo biriya birinda indwara, ngo biriya ngo bikora iki. Uyu mugabo ni profeseri wigisha ku byerekeranye n'uburame, yaravuze ngo munshakire ikintu kirusha imbaraga cyangwa se gifitiye umumaro ubuzima bw'umuntu kurusha kwiyiriza. Icyo kintu na n'ubu ntago barakibona. Kwiyiriza bifite imbaraga ziruta ibyo watekereza byose. Gusa biragoye ndabizi kugira ngo umuntu abyuka avuga ati ngiye gufata iminsi 3 ntarya, ariko byibura wanga gufata iyo minsi 3 utarya cyangwa se 2 cyangwa se n'umwe, ariko hari igihe uzarwara noneho indwara igukure kuri ibyo biryo utari bunakire. Hahandi ibiryo tuzajya tubinyuza mu hari utuntu tw'uduhombo tugucomekamo, noneho tukajya tunyuzamo ibiryo nabyo by'amafuta, utuntu tw'amafuti kugira ngo tukugere mu nda, waranze kujya ufata iminsi 3 mu kwezi cyangwa 2 ngo wiyirize. Amagambo ya Walter Longo uze kuyitondera, munshakire ikintu kirusha imbaraga kwiyiriza. Na Bibiliya ikongera ikavuga ngo mwiyirize. Yesu yariyirizaga, ariko ubundi ako kantu mujya mukibuka ibintu byose mwagiye mubona uriya mugabo yagiye akora Yesu n'abandi bantu bakomeye, ako kantu namwe mujye mugakora. Nimba udakunda gusenga, udakunda Imana,
basiyirize kubwo gukunda umubiri Imana yaguhaye. Ni byinshi twakavuze, wenda dushobora kuza gukora part 2 y'iki kiganiro nimuyisaba, cyangwa se n'ibindi biganiro nk'ibi, ariko muri kano kanya burije, cyangwa se amasaha yatujyanye n'ikiganiro cyabaye kirekire. Ubwo nimukenera ikindi gice tuzajya dukomeza tunyuzemo n'ibiganiro nk'ibi ngibi n'ubundi kuri ya chaîne yanyu. Mu gihe rero ubonye ikiganiro nk'iki ugiye gukora subscribe, bikomeza n'ubundi bidufasha kubaka chaîne yanyu.